Ndagusubuje kandi nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza wowe dukomeje kubana kuri General Knowledge Entertainment. Duheruka kukugezaho ikiganiro cyavugaga ku kunyara ku buriri kw'abana. Muri icyo kiganiro twagarutse ku makosa akorwa kenshi n'ababyeyi bazi ko bari gufasha abana kureka kunyara ku buriri, nyamara ahubwo bagatuma ikibazo kirushaho gukomera. Aha twagarutse ku bana bari hagati y'imyaka 3 n'10. Nyuma yaho rero hari bamwe mu bagikurikiye badusabye kuzagaruka ku barengeje iyo myaka. Umwe yagize ati murakoze ku nama nziza muduhaye, ariko nanjye mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 11. Undi ati mwiriwe neza, none se abo byanze gukira biravurwa, ndamufite w'imyaka 19, niba bishoboka mwamfasha. Undi nawe ati murakoze ku nama muduhaye, nanjye mfite uwa 11 w'umukobwa, mumfashe icyo nakora. Uyu munsi rero tujye kugaruka ku banyara ku buriri ariko barengeje imyaka 10. Nguhaye ikaze. Ikibazo cyo gusoba cyangwa kunyara ku buriri umuntu ari umwana akazarinda bikurana bibaho, kandi bishobora kuba ku bahungu no ku bakobwa. Ariko se byaba biterwa n'iki? Cyangwa se umuntu yafasha ate umuntu wagize icyo kibazo cyo gukomeza kunyara ku buriri kugeza ari mukuru? Ku rubuga consoglobal.com bavuga ko mbere y'imyaka 3 abana baba bataramenya kwigenzura neza ku buryo yamenya ko ashaka kunyara cyangwa se atabishaka. Niyo mpamvu rero igihe basinziriye nijoro hari ubwo bashobora kunyara ku buriri. Bakomeza batubwira ko iyo rero umwana asoba ku buriri cyangwa se anyara ku buriri akabikomeza kugeza arengeje imyaka 5, nibwo ababyeyi be baba bagomba kubona ko harimo ikibazo, ibyo bita énérésie mu rurimi rw'igifaransa. Icyo kibazo rero cya énérésie cyangwa se gukomeza kunyara ku buriri nyuma y'imyaka 5 usanga gifitwe n'abana babarirwa ku 10%. Hari nubwo kandi iki kibazo gikomeza kikazageza no ku myaka 15. Gusa bo si benshi kuko iki kibazo gishobora kugirwa n'umwana umwe cyangwa 2% by'abana bagejeje ku myaka 15. Umwana kandi gushobora kuba yari yararetse kunyara ku buriri yarageze mu kigero cyo kumenya kwigirira isuku. Ninjoro akibyutsa mu gihe ashaka kunyara, ariko yahura n'ikibazo kimukomereye nko gupfusha umubyeyi, umuhangayiko cyangwa se stress, gutandukana kw'ababyeyi be bizwi nka divorce, cyangwa se havutse undi mwana mu muryango, iki kibazo cyo kunyara ku buriri kikaba cyagaruka. Ikibazo cya énérésie cyangwa se kunyara ku buriri mu myaka y'ubukure gishobora no guterwa n'ibindi bibazo nko kuba uruhago rutameze neza, malformation de la vessie, kuba umuntu akunze kurwara infection urinaire kenshi, ihindagurika ry'imisemburo n'ibindi. Iki kibazo kandi gishobora gukomoka ku ruhererekane rw'umuryango heredité, ni ukuvuga ko iyo hari umwe mu babyeyi b'umwana wagize iki kibazo cyo gutinda kureka kunyara ku buriri akiri muto, n'umwana aba afite ibyago byo kuzagira iki kibazo. Iki kibazo cyo gukomeza kunyara ku buriri umwana akazarinda bikurana hari ubwo bikenera ko ajyanwa kwa muganga cyangwa se akigerezwa abahanga mu mitekerereze ya muntu, psychologue, bakamufasha, kuko akenshi icyo kibazo iyo gikurikiranwe kirarangira, kandi bavuga ko hari n'uburyo bw'umwimerere bwo kubikemura. Mu gufasha umwana utangiye gukura kuba yareka kunyara ku buriri bidasabye kujya kwa muganga, harimo kumuha ibyo kunywa ku manywa kugira ngo bimurinde kuza kugira inyota ku mugoroba akanywa, bikaba byaza gutuma anyara ku buriri. Agomba guhagarika ibyo kunywa amasaha ari hagati ya 2 na 3 mbere yo kuryama, kandi akanibutswa kujya ku musarani mbere yo kujya kuryama. Ikindi ni ukwirinda kumuhoza ku nkeke bamubwira ko kunyara ku buriri bitakijyanye n'ikigero cy'imyaka agezemo, kuko nabyo bimwongerera ibibazo byo mu mutwe, n'iki kibazo ntikirangire vuba, ahubwo bitewe n'imyaka agezemo abari kumwe nawe bakabaye bashyira imbaraga mu kugira ngo nawe agire uruhare mu kureka kunyara ku buriri. Ku bana barengeje imyaka 3 si ngombwa gukomeza kubambika imbindo zigezweho zituma inkari zitagera ku buriri, ibizwi nka pampa cyangwa se diapers, kuko bituma umwana yumva ko ariko bigomba kumera, ntashyira imbaraga mu gushaka kubireka. Ku mwana ukuzeho ni na ngombwa ko yigishwa kwimesera ibyo araramo. Ikindi ni uko kugira ngo umwana amenye igihe cyo kwibyutsa akajya kunyara, ababyeyi bibutswa ko agomba kuba yasinziriye neza, ntaryama akererewe, kandi ubwiherero bwaba buri kure ye akegerezwa ikindi gikoresho cyamufasha gukemura icyo kibazo. Iki gikoresho nayo ngiye kuvuga izina ryacyo, ariko ndifashe kugira ngo hatagira abandeba ikijisho. Hari kandi n'utundi tumashini tubaho dufasha umwana kureka kunyara ku buriri twitwa alarme. Umwana cyangwa se umuntu mukuru ufite icyo kibazo cyo kunyara ku buriri ashobora kukararana ku kuboko, iyo agatonyanga kamere k'inkari kagisohoka, ako kamashini karajwigira ku buryo ahita akanguka akajya mu bwiherero. Ku rubuga Santé Journal de Femme.fr bo bavuga ko iyo iki kibazo cyo kunyara ku buriri kidashize ku myaka 3 umwana akabikurana, biba bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, harimo kuba umwana atitabwaho uko bikwiriye, ibyo bita kubura affection, kwanga gukura cyangwa se kwanga impinduka, ndetse n'umuhangayiko. Icyo kibazo kandi bakomeza bavuga ko gishobora guterwa n'ibindi bibazo nk'indwara cyangwa se uko umuntu aremye.
Mu ndwara zatuma umuntu agira ikibazo cyo gukomeza kunyara ku buriri kandi ari mukuru harimo diyabete, kanseri zimwe na zimwe, impyiko, guturika kw'imitsi y'imbere mu mubiri bitewe n'imihindagurikire y'imisemburo, kugira impatwe cyangwa se constipation mu ndimi z'amahanga, ibi bikaba mu buryo buhoraho, uruhago rudakora neza cyangwa se kugira ibibazo byo kudasinzira neza. Ku muntu mukuru kandi kunyara ku buriri bishobora guturuka ku kunywa inzoga zirengeje urugero ku buryo umuntu adashobora kwigenzura. Mu gufasha umwana kureka gusoba ku buriri mu buryo bw'umwimerere kuri uru rubuga, bavuga ko umwana ashobora guhabwa ibyo kunywa hanyuma bakamusaba kugerageza kwifata igihe kirekire gishoboka ntajye gusoba, kuko ubu buryo bushobora gutuma imikaya y'uruhago ikomera bikaba byamufasha kutanyara ku buriri. Ku bantu bakuru hari imyitozo yitwa Kegel bakora igamije kubafasha kujya bashobora kugenzura uruhago rwabo. Abantu batandukanye, abana ndetse n'abakuru banyara ku buriri rimwe na rimwe biterwa n'uburwayi bwa enuresie nocturne baba bafite. Ubusanzwe mu buzima uruhago rw'inkari hamwe n'impyiko ntibikorera kimwe haba ku manywa ndetse na nijoro, aho impyiko zishobora gukora inkari nkeya, uruhago rukaba runini kugira ngo rwongere ubushobozi bwo gufata inkari nyinshi. Guhera ku myaka 3 umwana aba ashobora gucunga uruhago rwe ntanyare ku buriri. Hejuru y'iyo myaka iyo anyara ku buriri bifatwa nk'uburwayi, byaba byiza rero ajyanwe kwa muganga. Uretse ko ibi hari n'abantu bakuru bibaho ntibabashe gufata inkari, bityo rero igihe bashakiye kunyara zigahita ziza. Ibi rero nabyo biba bitewe n'uburwayi butandukanye. Bamwe mu bantu bakuru banyara ku buriri bavuga ko bibatera ipfunwe mu bandi, haba kubo mubana mu rugo ndetse no mu rungano rwabo muri rusange. Umwe mu baganirijwe ufite iki kibazo cyo kunyara ku buriri ari mukuru wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, yavuze ko yari mu rugo ababyeyi be bahamagara abana baturanye ngo baze barebe inkumi kinyara ku buriri. Ku ishuri naho ugasanga abandi banyeshuri bamuseka, bigatuma yumva yiyanze, agakomeza avuga ko atazi ko biba byagenze kugira ngo anyare ku buriri buri munsi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 3% by'abantu bakuru baba bafite uburwayi bwo kunyara ku buriri enuresie nocturne nk'uko urubuga Doctismo rubitangaza. Ushobora kwibaza ibishobora gutera kunyara ku buriri haba abana cyangwa se ku bantu bakuru. Ubusanzwe umubiri usohora umusemburo wa antidiuretic hormone utuma umubiri ukora inkari nke. Ahanini umubiri ukarekura uyu musemburo cyane cyane iyo umuntu asinziriye, bityo ubushake bwo kunyara bukaba buke. Ku bantu badafite uyu musemburo kenshi banyara ku buriri. Desmopresine ni umwe mu miti ikoreshwa mu kongera uyu musemburo mu mubiri. Kunyara ku buriri kandi bishobora no guturuka ku ruhererekane rw'umuryango, ibyo twise hereditaire. Abantu bagona nabo bakunze kunyara ku buriri. Abantu bakunze kugira ubwoba cyangwa se bareba filime ziteye ubwoba bibongerera ibibazo byo kunyara ku buriri. Ikindi nuko ku bana bari hagati y'imyaka 5 n'10 kunyara ku buriri bishobora guterwa n'uruhago ruto ruba rutarakura ngo rugire imikaya ikomeye yafunga inkari umwanya munini. Nanone gusinzira igihe kirekire nabyo bikaba bitera kunyara ku buriri. Hari kandi indwara y'imitsi, gususumira, paralize nabyo biri mu bitera kunyara ku buriri. Kanseri ya prostate cyangwa se kwiyongera ubunini kwa prostate bikabyiga uruhago nabyo biri muri zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu anyara ku buriri. Kubaga umugore imwe mu myanya y'imyibarukiro bishobora kwangiza imitsi n'imikaya bigira uruhare mu kubika inkari cyangwa se kuzisohora hanze y'uruhago. Abagore bamaze gucura abari mu gihe bita menopause nabo bahura n'ikibazo cy'igabanuka ry'umusemburo wa oestrogene. Uyu musemburo ukaba utuma imikaya y'uruhago ikomera, ikabafasha gufunga inkari. Umuntu uhorana ibibazo byo kwituma neza cyangwa se constipation bituma umwanda uri mu mara utsindagira cyane uruhago, bityo rukarekura inkari bya hato na hato. Umugore utwite nawe ashobora kunyara ku buriri kubera uruhago ruba rutsindagiwe cyane n'umwana. Abageze mu zabukuru imikaya ifunga inkari itangira gucika intege, bityo inkari zigasohoka hanze uko zishakiye. Indwara ya diyabete nayo ishobora gutuma umuntu anyara ku buriri. Abantu bafata imiti y'ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, abafata imiti igabanya amazi mu mubiri diuretic drugs bashobora kugira ikibazo cyo kunyara ku buriri rimwe na rimwe. Ese ni iki cyagufasha kureka kunyara ku buriri? Kudafata ibyo kunywa mu gihe cya nijoro si byo bikuraho kunyara ku buriri, ahubwo ibyo kunywa bigomba gufatwa hakiri kare, noneho umuntu akajya mu buriri avuye kwihagarika. Irinde kunywa ibinyobwa birimo kafeine kuko ubwayo ibarizwa mu bwoko bw'ibinyobwa bitera umubiri gusohora amazi menshi diuretic ituma umuntu ashaka kunyara buri kanya. Kwirinda inkomoko ya constipation iyo ari yo yose nabyo bizagufasha igihe waba ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri.
hari utwuma twabugenewe dusona iyo duhuye n'ahantu hatose ako kanya umuntu agahita akanguka akajya kwihagarika muscle alarm. Ikindi cyagufasha nk'umuti ni ukugabanya umubyibuho. Hari kandi gufata intungamubiri ya magnesium kuko bifasha imitsi n'imikaya gukomera. Muri rusange ikaba iboneka kenshi mu bijumba n'ibitoki. Ikindi ni ukugabanya cyangwa se ukaba wanareka alcohol cyangwa se inzoga, nazo ni kimwe mu bintu bituma umuntu ashaka kwihagarika kenshi. Hari kandi kurya shokora nabyo byongera kunyara ku buriri kuko inyinshi iba irimo caffeine. Ikindi ni uko ibinyobwa birimo gaze nka fanta cyangwa se inzoga zizana urufuro nazo ari mbi ku muntu unyara ku buriri. Desmopresine ukaba ari umuti ukoreshwa mu gutuma imisemburo igabanya ingano y'inkari yiyongera. Dr Patricio Garigoro, uyu ni umuganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abana muri Mayo Clinic y'i Rochester muri Amerika. Uyu nawe avuga ko kunyara ku buriri bitangiye umuntu akuze energie nocturne bibaho nubwo atari kenshi. Agakomeza avuga ko bisaba kwisuzumisha kwa muganga kugira ngo hamenyekane ikibitera. Impamvu zitera abantu bakuru kunyara ku buriri, Dr Patricia avuga ko zishobora kubamo ibibazo biri mu rwungano rw'inkari cyane cyane mu ruhago, cyangwa se bigaterwa no kugira utubuye mu mpyiko. Avuga kandi ko bishobora guturuka kuri diabete, ingaruka mbi zishobora guturuka ku miti umuntu aba yanyweye cyangwa se ari kunywa, side effect, indwara zifata ubwonko. Bishobora kandi no guterwa no gusinzira nabi ndetse n'indwara z'umuyoboro w'inkari. Avuga ko ibizami umuntu ashobora gusabwa gutanga mu rwego rwo kumenya icyateye umuntu mukuru kunyara ku buriri birimo ikizami cy'umubiri wose, ikizami cy'inkari, ibizami by'imikorere y'imiyoboro y'inkari ndetse n'isuzuma ry'imitsi. Nk'uko wabyumvise rero, impamvu zitera kunyara ku buriri ku muntu mukuru cyangwa se urengeje imyaka 10 zitandukanyeho gato n'izibitera umwana. Nizere kandi ko wanumvise ko uburyo wabafashamo butandukanye. Reka rero ngushimire wowe twabanye mu kiganiro cyacu cya none. Nshimire by'umwihariko abadusabye ko twagaruka kuri iki kiganiro. Nawe kandi niba hari icyo wumva twazagarukaho, watubwira hasi ahashyirwa igitekerezo. Komeza kubana natwe kuri General Knowledge Infotainment. Bye.